Yesu nashimwe, umwami wacu nahabwe icyubahiro kubw'uburinzi bwe bukomeye. Dushimiye Imana kandi ko yongeye kuduha umugisha ndetse no kuduha amahirwe yo kongera kubaho. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Abantu bose baryamye ntabwo ariko bakanguka ari bazima. Abantu bose bararanye imigambi, imishinga, batekereza ibyo bari bukore none ntabwo ariko bagize umugisha wo kubibona. Dushimiye Imana ko uwo mugisha iwuduhaye njyewe nawe tukaba tubaye amahoro. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana, dusangire ku ijambo ry'Imana turi busengeremo uyu munsi, turagize Imana gahunda zacu kandi twongera kuyibwira ngo ibitugoye, ibituremereye, ibyo tukwifuzaho ni ibi, kuko ni Imana ishakwa ikabonwa, ni Imana tubwire ikumva kandi ni Imana ibasha guhindura ibyanze guhinduka mu buzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Mana nkuru, Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa, nongeye kukunezererwa kubw'ubuntu bwawe bwinshi, kubw'urukundo rwawe, kubw'uburinzi bukomeye. Utanze igitondo cy'umugisha, uduhaye igihe cyo kongera kubaho, twongeye kureba isi y'ababaho kuko ubona ko hari ibyo dukwiye gutunganya mu nzira zacu. Turagushimiye rero njyewe na bene data, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye gusangirira ijambo, ndakwinginze ngo umwuka wera abane natwe, umuntu wese yunguke, kandi icyo ushaka kuvugana n'imitima y'ubwoko bwawe abe aricyo cyumvikana. Nizeye gutyo mu izina ry'umwami Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ijambo tugiye gusoma narihaye intego ivuga ngo Imana yumva gusenga kwawe. Imana yumva gusenga kwawe. Rero nugira umwete wo guca bugufi, nugira umwete wo kwegera Imana, nugira umwete wo kubana n'Imana neza, nushakashaka uko Imana wayegera, nayo izakwegera, ntabwo izaguta, ntabwo izakureka, ntabwo izaguhana. Cyane ko umuririmbyi yaririmbye akavuga ngo nta munyagara w'isengesho ubaho. Gusenga kose umuntu asenze aciye bugufi, Imana ibasha kumva kandi igaha agaciro iryo sengesho ry'umuntu wayo. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, ngoma za kabiri, turasoma ibice byaho 20, turasoma umurongo waho wa mbere dusoreze ku murongo wa 17. Ni amagambo ajya kuba maremare, ariko ijambo ry'Imana ni ryiza kuryumva, ndumva bitakurambira. Umutwe w'amagambo haranditse ngo abayuda baterwa n'abamowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Hanyuma y'ibyo abamowabu n'abamoni hamwe n'abamewunimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasosonitamari ariho Engedi. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu ryari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya, arasenga ati, Uwiteka Mana ya ba sogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere. Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabo iteka ryose, maze bakakibamo, kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo, bagasenga bati, nitugerwaho n'ibyago, ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe nk'uko izina ryawe riri muri iyi nzu, tugutakambire uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabare. Nuko none dore Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri, abo wabujije Abisirayeli ko babatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure, dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura. Mana yacu, ntiwakwemera kubahana. Nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye,
kandi tubuze uko twagira, ariko ni we duhanze amaso. Nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka, bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru, maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahazayeli mwene Zekariya, mwene Benaya, mwene Yeyeli, mwene Mataniya w'umulewi wo muri bene Asafu. Aho yari ari hagati mu iteraniro, aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze, ngo mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Ejo muzahaguruke mubatere, dore barazamuka ahaterera h'Igisise, muzabasanga mu kibaya gihera mu butayu bw'i Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebere agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda b'i Yerusalemu, mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Amen. Haleluya. Mana ishimwe cyane, dusomye amagambo ajya kuba maremare, ahari biragoye ko wayafata yose, ukangutse ugahura n'iyi videwo cyangwa audio, ugatangira kumva ijambo ry'Imana, ukaba wabona wenda umwanya wo gufata imirongo yose, bishobora kukugora. Ariko ndashaka kukwibutsa ko gusenga kwawe atari impfabusa. Iyo umuntu agize umwete wo gushaka Imana, iyo umuntu agize umwete wo kwegera Imana, Imana itajya ipfusha ubusa isengesho ry'umuntu wayo. Imana ishimwe. Igihe kimwe rero ngo Abayuda batewe n'Abamowabu, Yehoshafati wari ubayoboye, ngo agira ubwoba, ariko amaze kugira ubwoba agira umutima umuhata gushaka Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Iki gihe rero ubu bwoko ngo bwari butewe n'imitwe itatu y'ingabo itandukanye. Noneho Yehoshafati ngo abirebye abona nta mbaraga rwose zaboneka zarwana n'imitwe itatu y'ingabo mu gihe kimwe ngo abashe kunesha urwo rugamba. Nuko ariko ijambo ryavuze ngo yihata gushaka Uwiteka. Yarabanje ngo ahura n'ikintu cy'ubwoba, aravuga tumenya noneho ibyacu birangiye. Bibiliya yavuze ngo aratinya, ariko amaze gutinya nuko ngo yihata gushaka Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ngo ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa, bakiyiriza ubusa ubwabo ndetse n'abagore babo n'abana babo, kugira ngo bahamagare Imana barebe ko muri urwo rugamba rumeze rutyo, muri icyo gihe kibatunguye, muri icyo gihe kibakomereye, kumva ngo ingabo ziraje, muri ruriya ruhande ziturutseyo, mu rundi ruhande ziturutseyo, haruguru naho zirimo zirahorera, yabonye nta kindi cyo gukora. Haleluya. Ariko Umwuka Wera amugira inama, amuyobora inzira nziza yo gushaka Uwiteka. Navuze ngo ni Imana ishakwa ikabonwa, Imana tubwira ikumva, kandi ni Imana ihindura ibintu byanze guhinduka. Ntago nzi iyo ubona ibigutugarije, amakuba impande zose cyangwa ibikugoye, wihutira gushaka nde, uhamagara nde kandi utabaza nde. Ariko Yehoshafati nubwo yari akomeye mu cyubahiro cyo mu isi, yamaze kubona ko bikomeye, aravuga ngo nta handi gutabarwa kwacu kwava, ni ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nuko ngo abagore barumvira, n'abana babo, ngo ari abakuru ari abatoya, niko Bibiliya yavuze, bose ngo birema inteko, bahuza umutima, baravuga ngo nta handi ubutabazi bwacu bushobora guturuka, nta handi uburengezi bwacu bushobora kuva, ni ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nuko rero batangira gusenga isengesho nakunze cyane, ryo kuvuga ibigwi by'Imana, ryo kuvuga gukora kw'Imana kw'ahashize. Haleluya. Muririmbyi aherutse kuririmba aravuga ngo ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, ariko aravuga ngo uyu munsi nabwo nabonye igitangaza kihoraho, no kuba waramutse, no kuba ubyutse uri muzima, no kuba mu ntekerezo zawe hagikora, ukaba ubasha kumenya ngo ndajya muri iki cyerekezo, nikureyo njye mu kindi. Buriya si ubwenge bwawe, si imbaraga zawe, ntabwo ari uko ubikesha amashuri menshi. Hari abantu babyutse basanga ibitekerezo byabo byayobye, hari abandi basanga imigambi yabo yarangiye,
hari ababyutse bashatse kwinanura bumva ingingo ntizikora. Turashimira Uwiteka kuko ari mwiza. Imana ishimwe cyane. Kandi nubwo waba uri muri abo ukaba wenda ubona ugowe, usumirijwe, uburwayi bwaragufashe bikugoye, ariko kandi hari abandi byabayeho ntibongera guhumeka ukundi. Turashima Imana rero. Nuko Yehoshafati yigira inama nziza, ariko abitegetse nuko bose barabyumva, baravuga koko nibyo dukwiye gushaka Imana, nibyo dukwiye guhamagara Imana, kuko dukeneye gutabarwa nayo, kandi turabizi ko ari umutabazi. Ngo nuko bose barahura baregerana, nuko batangira gusenga, babwira Imana ngo nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye. Babwira Imana ngo ni wowe waremye ijuru n'isi. Babwira Imana ngo ni wowe wagiye utegeka ukabuza ko ibi bibaho ntibibeho. Ni wowe wigeze kujya uvuga ngo ibi bigenda uku bikagenda uku. Umurongo wigeze kunyuramo, inzira wigeze kunyuramo utabara, turacyayizirikana, turacyayibuka. Babwira Imana ngo nanone kandi turagarutse. Haleluya. Babwira Imana ngo tugarutse kukubwira, tugarutse tuzanye iki kirego kimeze gutya, tugarutse kukwereka ko tubona dutewe impande zose. Baravuga bati dore ibumoso haturutseyo Abameonimu, hirya hari guturukayo ikindi gice, ariko nubwo tubuze uko twagira, ni wowe gusa duhanze amaso. Aleluya. Urimbyaringira avuga ngo ubwishingikirizo bureke, ngo ibyo uhanze amaso bikureho, ariko hari Imana itabara, kandi yagutabara ukanyurwa, kandi ngo ni Imana idacibwa inzira. Nuko nabo rero baravuga bati tubuze uko twagira, turatewe, kandi dutewe tubona ko nta mbaraga dufite, tubona ko tutarwana ngo tuneshe, tubona ko tutakwitsindishiriza, tubona ko tutabishobora rwose, tubuze uko twagira. Ku murongo wa 12 niko havuze ngo Mana yacu, mbese ntiwakwemera kubahana ngo nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye. Tubuze uko twagira, ariko niwe duhanze amaso. Haleluya. 13 havuze ngo nuko Abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka, ngo bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana bakuru, maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya w'umulewi wo muri bene Asafu. Nuvuga ngo uhereye kera kose umwuka w'Uwiteka yajyaga aza ku bantu be, iyo yashakaga kugira icyo amenyesha ubwoko bwe yajyaga aza. Imana ishimwe. Nuko umwuka w'Uwiteka araza, bateranye batyo, ibyiringiro bidahari, ariko bavuga bati nubwo tubuze uko tugira, Imana yo nubwo twabura uko tugira ntishobora kubura uko igira. Imana yo nubwo twabona binaniranye ntabwo bishobora kuyinanira. Aleluya. Imana nubwo twabona ubutabazi bwacu bushize, Imana ntabwo byo igishirirwa. Mu bubiko bwayo hahora intwaro zo kurwanirira abantu bayo. Mu bubiko bw'Imana hahoramo intwaro zo kurwanirira abantu bayo, kandi ihora itoza ingabo, aleluya, ku manywa na nijoro zo kurwanirira ubwoko bwayo. Imana ishimwe cyane. Izo ngabo zihora zitozwa zo kurwanirira abera. Dore biherutse kuba hariya ngo umugaragu wa Elisa Gehazi wasohotse gato ngo ateye amaso hakurya abona ingabo nyinshi, arinjira abwira sebuja ati turapfuye turashize, ati noneho ibyacu birarangiye, kuko yari arebeye mu mubiri agize ubwoba. Ariko Elisa aramubwira ngo iyaba wari uzi ingabo zitugose uko zimeze, yaba wari uzi ingabo ziturwanirira uko zingana, iyaba wari uzi amagare y'umuriro n'amafarashi zigenderaho zije gutabara abantu b'Imana, ntabwo wakabaye ugira ubwoba. Ariko nuko Gehazi atarakorwa ku maso ngo abashe kubibona ibyo ngibyo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mu ijuru hahora hatozwa ingabo zo kurwanirira abantu b'Imana, naho rukomeye. Hari igihe zica mu muriro, hari igihe zica mu mazi, hari igihe zica ku butaka, hari igihe zica mu nyanja, hari igihe zica mu kirere, ariko umuntu w'Imana agatabarwa. Biterwa n'aho urugamba ruturutse, kandi biterwa n'imbaraga rufite, ariko izo ngabo zirwanirira abantu b'Imana zihora zihari. Aleluya. Imana ishimwe cyane. Hari agakorasi twajyaga turirimba kavuga ngo mbonye ijuru rije gutabara. Muririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo mbonye ijuru rije gutabara. Icyo gihe yari arimo, sinzi uko cyari kimeze, ariko yarafungutse amaso mu kirere cyo kwizera, yumva yizeye ko ubutabazi buje kandi bwihuse kuri we. Imana ishimwe cyane. Nuko rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo mwuka w'Uwiteka ahita aza kuri uyu mugabo ngo atagira guhanura.
atangira guhanura, arababwira ati muhumure, muhumure muri iyo ntambara ntago muzarinda kurwana, mwebwe mwirema inteko gusa, muhuze umutima byonyine, hanyuma murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire, kuko muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, kuko urugamba ntabwo ari urwanyu ngo ahubwo ni urw'Imana. Tekereza nawe Imana ikubwiye ngo urugamba uri mu Rwanda ntabwo ari urwawe. Tekereza nawe Imana ikubwiye ngo ibyo ubona bikuruhije ntabwo ari wowe uzirwanirira, ndahari ngo nkurwanirire, ndahari ngo nkuvugire, ndahari ngo utsindishirize, ndahari nkuburanire. Wakumva umutima umeze ute? Ariko ijambo ry'Imana ni ryiza. Byashoboka ko ari wowe riziye mu rugamba wari ufite, ukaba warubaye nka Gehazi, ukaba utari ukibona ingabo, wari uri kubona ingabo gusa ziguteye, ariko izikurwanira ukaba uhumye amaso utabasha kuzibona. Byashoboka ko ari uko bikumereye, ubwoba bukaba bukubanye bwinshi, kandi wamara no kugira ubwoba ugahagarara mu mayira abiri, ugahera hagati, ukabura icyo wakora n'icyo wareka. Ariko Yehoshafati ubwoba bumufashe yaravuze ngo nta yindi nzira uretse gushaka Uwiteka. Iki gitondo rero nawe ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo igihe uhagazemo wongere ugira umwete wo kumva washaka Uwiteka, kuko arashakwa akabonwa, yahamagawe arumva aritaba, ntajya yumvira ubwoko bw'ubusa. Imana ishimwe cyane. Shimiye Imana rero kubwira ijambo. Imana dusenga irumva, kandi iyo twumvise ntitwumvira ubusa. Uhereye kera mu gihe cy'abatubanjirije, mu gihe cya Yehoshafati uko byagenze, n'abandi benshi bagiye bamuhamagara, Uwiteka ntiyajya agatinda kwitaba. Nta munyagara w'isengesho nk'uko umuririmbyi yabiririmbye. Gusenga kwawe kubasha kugera ku Mana, wazindutse gutyo ugasenga, uri mu modoka yawe ugasenga, uri ku igare ryawe ugasenga, ugiye muri dushe ugasenga, ahantu hose uri ukabwira Imana ngo ni ukuri ndabizi neza ko nta mbaraga mfite zarwanya izi ngabo, ariko niwe mpanze amaso. Imana ishimwe. Amaso yawe uyahanga nde? Ariko ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo amaso yawe uyahange ku Uwiteka, niwe igisubizo cyawe kiri. Imana iguhe umugisha ko wabanye nanjye, Imana iguhe umugisha kandi kwagure, Imana isubize ibyifuzo byawe, Imana ikurebera aho utareba, Imana ikurwanire intambara utabasha kwirwanirira, mu izina rya Yesu Kristo, amen.